guys, mumeze mute? Uyu munsi noneho nabazaniye ibintu bibyara amafaranga. Noneho najyaga mbazanira utuntu tw'udutips tubafasha gukoresha telefone neza, ariko uyu munsi nabazaniye ibintu bijyanye n'amafaranga bya nyabyo bijyana n'amafaranga. Uyu munsi nabazaniye yitwa Pi Network. Sasa Pi Network ni ubwoko bwa cryptocurrency, nyine ni amafaranga kuri internet. Uragenda buri munsi ugenda umayininga, bigusaba iki mu kanya katarenze umunota umwe, ukagenda ugakanda mining buri masaha 24 uko ashize gutyo ziyongera. Noneho izo Pi ufite nyuma y'igihe runaka bazaziha agaciro, ubundi bazikugurira. Ikaze nkwereka urugero hano ku Pi Network uburyo ihagaze ku isoko kano kanya. Ntabwo ziratangira kugira agaciro, ariko ubu ngubu reka nkwereka agaciro ifite. Pi Network cryptocurrency is priced at approximately 0.044 USD. Kano kanya Pi ni ingana na 0.440 by'amadolari. Reka tuyashyire mu manyarwanda yo kumugana. 0.44 USD in urabona mu manyarwanda n'amafaranga 638, bivuze ko Pi imwe n'amafaranga 638. Kano kanya hari igihe izazamuka ikagenda ukagera nko ku bihumbi ku idolari rimwe, gutyo urumva amafaranga azagenda yiyongera. Ubu kano kanya nje kuyikwigisha kugira ngo uyikoreshe nawe. Icyo usabwa ni iki? Ni ukujya kuri Play Store byonyine. Play Store ukagenda ukadownloadinga application bita, uko ngiye kwereka, bayita Pi Network. Pi Network dore ngiyi rwose. iyi ngiyi ni ugomba kugira ukandaho, warangiza ukayitegereza ko iyi staringa nyine, ugategereza. Ntabwo bizarenga, niba ufite internet yihuta ntabwo bizarenga iminota 3 nyine. Nurangiza uzahita ugenda ifunguro bisanzwe. Ifunguro bisanzwe hano, nimara kwifungura bazahita bakwereka no option, uzahitamo hano harimo utuntu buryo bubiri. Ubu ariko ubwiza bwa mbere nakubwira ni ukwinjiramo ukoresheje nimero yawe, warangiza mu kumurikira n'ibiki yishyiremo. Nurangiza hano bazahita bakwereka igihugu, uzahita uhitamo Rwanda. Hano uzahita uzabandikamo nimero yawe 07 9 0. Iyi niyo nimero yanjye nyine, uzashyiramo iyawe iri muri telefone yakubwiye uze gukorezaho kode bakayibona nyine. Ndabona byanze, ariko reka twongere. Hano uhita wandikamo email yawe, sibyo? Twandikamo wenda yitwa Kayiranga Arsene, dukande next. Hano uhita wandikamo password yawe, urahita uhimba password nyine runaka, sibyo? Tukanda submit. Iyi ugomba kuba ntuza password yawe irimo element zingahe, ziri hejuru y'8, kandi ikaba irimo inyuguti nkuru, intoya, umubare, urugero gutyo nyine bakubwiye. Inyuguti ya mbere ubwo reka tuyigire neza, sibyo? Hano ya mbere reka tuyigire neza kugira ngo batwemerere. Kandi submit bemeze tugende. Hano reka tubisevinge kugira ngo nyine twe nitujya kuronka bitazagorana. Hano wandikamo izina ryawe rya mbere, sibyo? Twandikamo wenda
yuzanemo none efuti teke rwa efuti teke rwa urangiza umutungo wikandira hano sabuni tegereze gato. Invitation code urandika code ngiye uguha niyo uri buze kwandika igihe cyose, ndaza no kuyishyira muri description ya video n'iki. Invitation code iyo ngiye kubereka niyo uzajya wandika gusa, niyo nyine yizewe, kandi ukiyinjiriraho nyine bahita baguha payi imwe ako kanya. Baraguha payi imwe utayinjiriyeho nyine ukanza no wanditse ukanza hano kare hari no one invited hano nyine ikaze mabere. Ahangaha nta kintu kimwe utangirana, ariko hano iyo wanditsemo code runaka baguhaye nyine nibwo bere sawa. Ikaze nyikwereke, urandikamo iyi ngiyi lefthanderw. Iyi ngiyi niyo ugomba kwandikamo gusa igihe cyose ugiye kuroginga, kuko niyo yizewe, niyo bahita baguha payi imwe ako kanya. Numara kuyandikamo uhita ukanda submit, uhita ukanda get started, sibyo? Uhita ukanda hano sari gato, urabona ko payi rimwe uhise uyitangira. Payi imwe sinabwo ingana n'amadolari n'ibiceri 630 by'amanyarwanda. Ubu hano ibiceri 630 y'amanyarwanda urayafite buri mu masaha 24 ukashize. Tuvuge niba babikoze kano kanya, ejo uzongera ugaruke no ku munsi ukurikiyeho gutyo. Ubundi mwe mujye mukurikirana, uyikore subscribe, umbwira no gushyira muri group yabo nyine y'abantu bashinzwe zino gukora, bazagufasha kuzigurisha n'iki no kuzigura nyine. Yoroshye cyane rwose cyane. Turi kumwe, ciao. Mwibutsa ko ikintu cya mbere ugomba gukora ni ugukoza subscribe, like, muri comment ukandikamo ikintu ushaka kumenya kindi nyine, nacyo nkazakikubwira binyuze muri WhatsApp cyangwa muri video runaka, n'ibindi bintu byinshi n'andi application nzayabazanira. Turi kumwe, ciao.